Bakristo bavandimwe, inshuti kandi bana b'umubyeyi Bikira Mariya, Kristo Yezu akuzwe. Tugeze ku ngingo ya 11 igaruka ku buryo bw'imisengere igomba kuranga abakorera ingendo nyobokamana i Kibeho. Uburyo bwiza kandi bukwiye gufasha bose ni uburyo bwemewe na Kiliziya. Hari ibishobora kuza nk'ibyaduka ugasanga biravangira abandi cyangwa se birabuza abandi gusengana umutuzo. Hari imisengere idafite aho ihuriye n'uburyo bwiza Kiliziya ishyiraho kandi igena. Ibyo byose ntabwo byemewe i Kibeho. Uko Kibeho igenda yaguka kandi yagura imbibi, ni nako abayivangira cyangwa se abatoba amateka yayo barushaho kugenda biyongera. Hari uburyo rero Kiliziya yemera, hari uburyo butavuguruza, hari uburyo Kiliziya yemera bwo gusenga, hari n'ubwo itemera. Niyo mpamvu uyu munsi tukwiye kumenya, ese iyo ngiye Kibeho ngomba gusenga nte? Ese niki kimfasha? Ese ni ubuhe buryo budashobora gufasha abandi? Ibyo nkabimenya kugira ngo mbashe gufasha n'uwaje gusenga kandi nanjye ubwanjye nifasha. Musenyeri Augustin Misago rero aragira icyo abivugaho muri aya magambo. Gusengera i Kibeho ahabereye amabonekerwa nk'uko byemewe n'umwepiskopi wambanjirije, kandi ubwanjye nkabishimangira kuva ngihabwa umurimo wo kuba umwepiskopi wa mbere wa Gikongoro, bizakomeza kandi bikwiye kurushaho gushyigikirwa kugira ngo abakristu batere imbere mu buzima bwa roho. Mu masengesho, mu bisingizo no mu ndirimbo, abakristu bashobora noneho kujya bavugamo Bikira Mariya w'i Kibeho mu rwego rumwe n'andi mazina asanzwe akoreshwa mu kumwiyambaza. Ibi biratugaragariza ko noneho dushobora kwiyambaza Bikira Mariya w'i Kibeho, kuko muri icyo gihe icyemezo gisohoka abantu babonye umurongo w'uburyo bwiza bwo gusenga, umurongo w'uburyo bwiza bwo kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya, nk'uko dukoresha n'andi mazina, tukaba dukoresha noneho ubu ngubu Bikira Mariya w'i Kibeho, Bikira Mariya nyina wa Jambo, tukamwiyambaza kugira ngo atube hafi nk'uko yabidusezeranyije. Tukamwiyambaza twumva ko ari nyina w'Imana kandi akaba n'umubyeyi wacu. Dukomeze rero tugire imyiteguro myiza ya yubile y'imyaka 25 amabonekerwa ya Kibeho amaze yemewe ku mugaragaro.